mwanzi wanjye isi ya none, naritegereje nsanga namabazigira, na munezero ukirangwamo, uretse kuri Yesu niho hari amahoro. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza byo mw'isi, uwo niwe uzambikwa ikamba ryera, umukiza yasezeraniye abazanesha. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza byo mw'isi, uwo niwe uzambikwa ikamba ryera, umukiza yasezeraniye abazanesha. Hari ubwo uzugera mu bibazo, ukibwira ati nawe muhanije agahinda, ibigerageza ubu ni rusange, uretse kuri Yesu niho hari amahoro. Hari ubwo uzugera mu bibazo, ukibwira uti nawe muhanije agahinda, ibigerageza ubu ni rusange, uretse kuri Yesu niho hari amahoro. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza byo mw'isi, uwo niwe uzambikwa ikamba ryera, umukiza yasezeraniye abazanesha. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza byo mw'isi, uwo niwe uzambikwa ikamba ryera, umukiza yasezeraniye abazanesha. Hari umunsi tuzarukiye isi, tugasanga umwami waturwanira intambara, tugasigira isi ndetse n'umwanzi, tukibera mu mahoro atagira impinduka. Hari umunsi tuzarukiye isi, tugasanga umwami waturwanira intambara, tugasigira isi ndetse n'umwanzi, tukibera mu mahoro atagira impinduka. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza byo mw'isi, uwo niwe uzambikwa ikamba ryera, umukiza yasezeraniye abazanesha. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza byo mw'isi, uwo niwe uzambikwa ikamba ryera, umukiza yasezeraniye abazanesha.